Exactly, ubivuze neza twara abazunguzayi. Barahari nyine barahari benshi bibihomora. Usanga nyine umukobwa ni igihomora nyine ugasanga nimo musohokanye we yatse bya mirenge ku ntenyo. Impamvu yo mu buryo gutera akabariro. Ugasanga wenda samuteme ntago bigenda neza ku mugabo. Bagahatiriza wenda baguhatiriza wenda umunsi umwe ibiri mugahatiriza bikanga. Aho nahita mvuga ko wenda ariyo yaba ariyo mpamvu nyamukuru yo gutuma batandukana. Turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni Ange nk'ibisanzwe nkaba ndi kumwe n'umujama ngira ngo muri kumubona benshi bagiye mumubona mu mafilime agiye atandukanye. Reka muhe ikaze. Salut Shafi. Salut. Umeze neza? Fresh. Wambaye neza. Urakoze cyane. Ugiye gutangira wibwira nyine abakunzi ba Yawe TV ndetse n'abakunzi ba muri rusange. Okay, right. So amazina yanjye nitwa Rukundo Arnold cyangwa se Shafi cyangwa se Kennedy cyangwa se Eric cyangwa se James cyangwa se Patrick cyangwa se Yusuf cyangwa se Gashugi II. Ntago nayarondera ngo nyirangize bitewe n'akazi. Hari n'abanyita ndi menshi atandukanye. So muzumwanya bwa buri munsi nkunda kwishima, ndi simple and humble, nkunda ubuzima, nkunda nyine kuba mbanye neza n'abantu amahoro. That's enough. Uwo niwe Shafi, Patrick, Arnold, Kennedy, Gashugi. Wow, ayo mazina kari menshi cyane. No kubera akazi, ndi filmmaker. Yeah. Filmmaker. Bituma bakwita ayo mazina bitewe na film ugenda ukora. Yego. Okay. Izina wamenyekanye mu cyane niri. Of course ni Shafi. Kuko benshi bamagara Shafi, hari abanyita Kennedy ariko benshi la majorité banyita Shafi kubera nyine film nakoze ya ntaheza hisi. Okay. Iyo film haryo wayikinnye ryari hari 2010. Hari mu mwaka y'ibihumbi 2011 maho ngaho. Nanjye nkeka ko ariho nakumenye niyo mpamvu nanjye nguhamagara Shafi. Hanyuma Shafi watubwiye ko mu filmmaker watangiye gukina filime ryari winje mu mwuga wa filime kugira ngo ubikore nk'umwuga ugutunze ryari? Kuntunga no gutangira ubwo ni ibintu bibiri bitandukanye. Natangiye mu mwaka wa 2008 maze imyaka 12. Byatangira kuntunga mu mwaka wa 2011 niko nabivugamo nyine nibwo natangiye kubigira umwuga mbigira nk'ari ibintu bintunze. So mu mwaka wa 2011 navuga ko rero ubwo uzi ko barabyumva imyaka bintunze ariko mbimaze imyaka 12. Filime ya mbere wabanje gukina ni yihe? Yitwa Twese Tubone Kanyarwanda. So ni filime nari nkoze bwa mbere nyuma yo gukora casting abantu bambwira ngo urashoboye uzi ibyo ugomba gukora so mbijyamo gutyo kugeza n'iyi saha rero. Hanyuma rero Shafi we yaje kwiyumvamo impano ryari? Hari ukuntu umuntu afiringa impano akavuga ati wow ndashoboye nshobora ibi nabikora. Wewe ubwawe yourself uyimvisemo ko Shafi ashoboye ryari cyangwa se ni ryari wabaye proud yuko ushobora gukina film? So well and good. Nabitangiye kumva ko mbishoboye hari kera kumbera njya nkunda gufata amatepu cyangwa se cassette nkazishyira muri radio nkirikonze nkakora mu by'amateatre. Ari ibintu nifitemo impano cyane mu rugo babibona avuga ati umwana afite impano azi gukora ibintu nk'ibyo bitandukanye nabibonagamo kera ko mbishoboye. So nyuma y'ibyo ngibyo nyine kuvuga ko kera mbishoboye nahise nkora ikindi cya mbere cyo kumva ko ngiye kubijyamo wese. So nkoze casting bwa mbere n'abandi batangiye kumbwira ko mbishoboye. Navuga ko ibyo bintu numvaga ko mbifitemo umuhamagaro cyangwa se impano kera. Hanyuma rero watubwiye ko watangiye gukina filime 2008. Nkeka ko filime nyarwanda nago zari zakageze ku rwego rushimishije nk'umuntu kibirimo rero wadutandukanyiriza izo filime za 2008 ndetse na filime z'ubu ngubu. Zabaga ari nziza kuko umuntu yazifatiraga umwanya muremure akandika story nziza ariko wenda amashusho ntabwo yabaye kuri karite yo hejuru n'ibikoresho byabaga biciriritse wenda cyane par rapport y'ubu ngubu ariko icyo cyari gitandukanye hari story nziza. Ikindi cya kabiri wakoraga filime ukajya no kwicururiza ku giti cyawe. Ndabyuka tukora filime iyo filime twakoze twagiye no kwicururiza konje navuye nganye Gisenyi kwicuruza rero ntabwo yajyanaga nko ibifunitse neza iri muri cover imeze neza kwihereza umuntu yuzuje ibisabwa byose warayikoraga bakayibaninga ukajyana DVD gutya mu ntoki ugenda mu isoko bwate nazanye DVD ne mfite filime imeze gutya nangutya wambaye design mu ijosi iriho ko wakinnye bitabaga wambaye design ko wakinnye iyo design wagaragara muntu wakwerekana muri make mwari mumeze nk'abazunguzayi. Exactly ubivuze neza twara abazunguzayi.
ubivuze neza kabisa. Ubu rero nyine ndagira ngo ntandukanyirize nari ngikomeza umva mbere twara abazunguzayi ariko nyine uko iminsi igenda ishira nimba twarakoraga izo filime twanazicururiza ukazitanga mu kadividi gutyo umuntu akayihereza umuntu ukayimuhereza gutyo nawe akayirambika aho abonye n'ibyo byose umva nta protection yabaga ifite. Icyo cyari kimwe. Ikindi cya kabiri ugasanga nyine uyihaye akavuga ati filime uyiguza ngahite nyiguza 1000 ati se we kutagura ati wapi ko uyiguze nanjye uzantiza. Ugasanga nimba ugiye kubona ibyo 2000 mwahita avuga ujye ngo ucururiza hano cyangwa se gukorera nk'ahantu nimba ugiye nko mu mutara cyangwa se ugiye nk'icyango aho ngaho ugasanga filime igisohoka ugasanga umudiske bana aho ngaho baraba ku muhanda barazifite ugasanga batangiye kuzicuruza ugasanga nyine ikibazo ugasanga yicuruje amafaranga 200 kandi ushaka 1000. Ese niki wakoraga cyangwa ari kimwe mwakoraga? Tuzi neza ko abantu bakucuruzaga izo filime nta burenganzira mwabahaye barungukaga nkamwe mwahombaga iyo bacuruzaga filime zanye rimwe mwebwe mwazisohoye mwakoraga iki kugira ngo mubarwanye cyangwa kugira ngo igihangano cyayo kita navuga ngo kidata agaciro? Urumva ntago wajya gufata igisambo nta muntu ufite ukigufasha. Cyabaga ari ikibazo nyine ko yakoreta nicyo gitari akabishyiramo ingufu cyane ngo inadufasha icyo gihe warapfushaga nyine ukwiye byihora nyine bikarangirira aho ngaho. Ariko nyine kugeza iyi saha nyine ubu ngubu ho imeze neza haje amahuriro byibuze ufite naho utanga ikirego cyawe. Hari federation y'urugaga rwa sinema mu Rwanda barakumva guheza ibisabwa byose n'ibiki byose. Hari inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nayo iradufasha na ministeri y'umuco nayo iradufasha muri rusange. Navuga ko nyine hari n'amayunyonzi ihuriro ry'abakinnyi iry'abanditsi iry'abashoramo imari nyine gutyo muri rusange ry'abayobozi ba directors. So twari yubatse dufite amahuriro naho tubarizwa ariko mbere nta hantu twabaga dufite tubarizwa cyangwa wenda ngo ikirego cyanye nagitanga hana. Ariko ubu nguko ko inzego zubatse ubona ko bimeze neza nta kibazo. Hanyuma abakunzi bawe abafana bawe by'umwihariko bakunda filime ukina na rugendo ukina ubona wabasobanura Shafi ni muntu ki mu magambo makeya? Shafi mu explaining Shafi ni muntu ki muri summary mu kazi mujyanye n'akazi cyangwa mu buzima busanzwe? Mbona nabivuze uko nabitangiye mbivuga navuze amazina yanjye nitwa Rukundo Arno nkorera mu karere ka Huye mfite company twa Galaxy Image Production ndi managing director wayo. Kora mu karere kawe dufite Galaxy Casting Center ikomoka nyine kuri Galaxy Image Production niyo company ariko tugakora no mu mujyi wa Kigali ntaho duhejwe cyangwa se mu Rwanda hose muri rusange. Nkunda muzumwanye nkunda kwishima ntago nkunda kubabara nkunda kunywa amazi iyo ntayabonye cyangwa kurya wenda nikundira kurya ibijumba imyumbati n'ibishyimbo niyo biryo byanye nkunda cyangwa se umuceri n'ibishyimbo cyangwa se isombe n'umuceri ibyo biryo byanye nikundira. Ikindi mu buzima bwanjye nuko nyine ibyo nkora ntago ari ibyo nize. So muri secondaire nize MCB niga PCB niga na PCM. Ubwo wenda umuntu yakwibaza ko kingira diplome 3 muri science. Hari impamvu mbere habago system bita kubitsa ugasanga amasomo warayatsinze ubikije itatsinze. So ababizi ubwo bahise babyumva. Icyiciro cya mbere cya kaminuza nakize mu cyahoze cyitwa KIST nize icyo bita chemistry mu cyiciro cya mbere cya kaminuza. Mu cya kabiri cya kaminuza nkiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye cyahoze cyitwa INR niga icyo bita biochemistry. Icyo cya kabiri cya kaminuza ni bachelor degree. Cya mbere nibwo nicyo tuvuga ko ari A1 cya kabiri nyine bachelor degree A0 kwa. Ubwo ni imyaka ibiri ubwo ni kugira ngo ubone A0 ni imyaka 4 So ngaye ngo impamvu nagendaga gutyo mbiga aho ngaho hatandukanye kwa kundi bagendaga bahindura za kaminuza. So ubwo rero nibwo buryo bwanjye rero mfite bachelor degree muri biochemistry nkaba natangiye guhiga masters. Kuri ubu ngubu Shafi ari kuba he atuye he? Watubwiye ko ufite company hari Butare muri Huye. Ese uba hose cyangwa nyine ahantu barizwa umuntu yagusanga ni he? Mba hose ariko ntago mbera hose icyo rimwe nk'Imana. Icyo navuga kuri icyo ngicyo mba mu karere ka Huye naho nkorera nyine projet nyinshi zitandukanye. Mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu mudugudu wa Kigarama. Urahasi. So aho ngaho niho hari ibikorwa byacu byinshi bitandukanye abatekinisiye bari mbese n'abakinnyi kenshi usanga ariho tuba turimo dukora akazi nyine gatandukanye kubera ko muri iminsi ari mu gihe cya corona nyine usanga ari ibibazo. Ariko turi gukora i Kigali nka filime Gashugi turimo gutegura dukorera i Kigali Bakimironko. Ya indi yakoroye nawe ukavuga ati ngiyi 100% ndahamya neza ko mba ndimo neza. Mbo byose ndabishobora nta narore navuga ngo ntashobora iyo wansaba yose nayikora. Ariko se nta kintu kinkomera ngiye gukina filime. Nta na kimwe rwose byose mufata nk'ari ibintu biri simple. No gukina uri pastor wabishobora? Yego ko Mana Nyagasani cyane. Didi byose nta kimwe ntashobora. Niye basi niye rore yakugoyemo gato. Nta nimwe ntayo. Nta nimwe. Ku buryo wakina uri pastor ukabifiringa 100% Shafi.
wenda okay, wenda bizajyamo ariko hari nk'agace wenda karimo nk'umuntu namba narakijijwe senga kandi nkanagira emotion nkarira umuntu wenda ushaka kugira ngo birebe arebe filime Gashugi kuri YouTube, ajye muri YouTube yandikamo Gashugi series. Burya suza no gukizwa. Ndakizwa. Oya ndakizwa. Ndakizwa nyine ni imitwe ariko nyine iyo ukijwe mu mitwe nyine tubona ko umuntu yakizwa nyine. Hanyuma se kuri ubu ngubu watandukanya gute Shafi wo hanze ndetse na Shafi wo muri filime? Nk'abantu bakubona hari amafilime bagiye babona ko ibintu bitandukanye bigira gute, aho uri umugome, aho uri iki, watandukanya gute cyangwa se wasobanura gute Shafi wo hanze atandukanye gute n'uwo muri filime? Wo muri filime burya gera ko unsanze ku kazi nabo dukorana n'uzabakoresha ikiganiro bazabikubwira mu kazi mandi série ntago nzana blague mu kazi nimba muvuze ngo tugiye gukora akazi gutyo nimba tuvuze ngo ni isaha ni ingi nimba ari time nimba gukora iki ngiki na akazi ariko nyuma y'akazi turahoberana tugasabana tukenjoyinga tukavuga ubuntu bwinshi butandukanye bwo gusetsa abantu nyine nkunda gusetsa no kubaho nishimye mu buzima bwanjye ntago nyambabara ariko mu kazi ewa niyo nyiciye time iyo uje nkabona sinzi ibyo urimo gukora iyo nkubwiye gukora gutya ibi nibi nkabona ntago duhuza ndakubwira n'ibyihorera nge nkunda umuntu strict dukorana nyine 100% ariko nyine nyuma y'akazi ndi hambo ndi sociable tu umafilime wagiye ukora menshi agiye atandukanye wakinnye kenshi uri subuna avuga gutya uheheta reka mbyite mu buzima kenshi bavuga ati uriya muhungu bakavuga ngo uriya muhungu ni ndaya abantu bamwe na bamwe bakanakwibeshyaho ngira ngo wagiye ubona abantu bagiye bakina amafilime y'ubugome twahura mu nzira ukiruka bitewe nuko wamubonye nawe hari abantu bashobora kwibeshya bakavuga uriya muhungu buriya si umuhehesi mu buzima busanzwe ese kubera iki bakunda kugwiyorore yo kuba wakina uri umuhehesi hari uko bishoboye cyangwa no mu buzima busanzwe n'undi urabikora? Ibyo ndabishimye wenda kuko umuntu avuga gutya ashobora guhunga bitewe n'ibyo yambonye mbiha agaciro cyane burya tunakavuga dore wa mutipe w'icyara dore wa mutipe w'indaya ko bigeze kumbaho niga muri Kiste mu mwaka wa 2 najya nzamuka muri escali dore wa mutipe ry'abana dore wa muca muri ry'abana kugikena ni maje gukora filime Ntaheza y'isi ikizeho Rucumbeka nuvuga ngo byo nakoraga muri Ntaheza y'isi muri Rucumbeka nitwa Kennedy byari bitandukanye wambonye muri filime itavuga ati byose ese burya nibi yabishobora uyu mutipe ko nabonye akazi so nyine umuntu akagutinya bitewe n'ibyo wakinnye akavuga ati ibyo wakinnye nibyo ni reality ni ukuri kukuri ariko nyine umuntu nyine iyo umubonye mu nzira nyine bitewe n'ibyo yakinnye uvuga ati byose bire ibintu yakinnye ukunda bifiringa bura niko ari ariko gembi agaciro kubera ko nyine umuntu abara bihaye agaciro n'umwanya wo kubireba mpita mbyishimira nkavuga byibuze ya filime yakoze umuti yakoze byibuze yinjiye mu mitima y'abanyarwanda ibyo ndabishima ku giti cyane so kubampa rero gukina ibyo ngibyo buriye nkoze casting director agahita avuga ati byibuze uyu muntu ndamuhirore nuko abona ko ibyo bintu bifiringa cyangwa se ibyo byose bigendana na look kugaragara ukureba ukuvuga mbese muri rusange nuko script iteye so ni ujudging ibyo nakavuga ati nguhaye ibingibi ariko ntago mbizi ariko nibindi ndabikina ubugome byose umwana mwiza ntacyo ntashoboye hanyuma iyo uri gukina filme niki kintu uba niyihe filme wakinnye uko wumva uri kugerageza gusatira ubuzima bwawe hari ukuntu umuntu ashobora gukina filime ugasanga wenda siwe wayanditse ariko bagerageje neza kwigana ubuzima bwawe neza? Ntayo nta nimwe yigeze ntayo kuri kubihakana se ngaho neza kuko wakinnye filime zigiye zitandukanye kubihakana gutyo se ndi kubihakana gutyo kubera ko ndi kubihakana nabitekerezaho neza ngo numve ko nkubwije ukuri ariko ubu gisubizo ndagifite ntayo pe. Hanyuma ubona ari iki zibura kugira ngo zibe international zigere ku rwego mpuzamahanga? Ese ururimi rushobora kuba imbogamizi zuko filime nyarwanda zitari kuri international cyangwa se zitari ku rwego mpuzamahanga? Ururimi ntago ruzamo. Ubona biterwa n'iki? Ururimi ntago ruzamo kuko ururimi rujemo wakwibaza kuki filime z'Inyakoreya izo mu Bushinwa izahe zitandukanye tuzireba kandi tumva indimi zabo. Filme na amashusho akombayininze n'amajwi buryo ushobora kureba na filime iri en silencieux ugahita ugira gute ugahita ushaka kumenya icyo bashatse kuvuga. Hanyuma rero wumva biterwa. Ni ukuvuga ngo rero mu Rwanda icyo tubura kugira ngo filime itere imbere reka wenda bivuge muri rusange n'ubumenyi buke. Iyo mvuze ngo ubumenyi buke ni ukuvuga ngo hari umuntu twigeze gukora na casting wo mu France yambwira ko afite doctora muri filme. Uwo muntu wize imyaka 7 filme ntago uri buze kumugereranya nanjye wize umwaka umwe mfata amahugurwa byibuze nsimbagurika ngira gute cyangwa se wenda samutime nkanagera mu bintu ntegeze nanabikora ntageze nanabyigaho aho haratandukanye ni bwa bumenyi. Ikindi cya kabiri
amafaranga ashorwamo ni makeya ba bantu baba barwemeza mirimo bashoramo imari haracyarimo ikibazo cyangwa se imbogamizi ntago babyibonamo wenda ngo batangire gushoramo imari burya Prince nimba nkoze filime gashoramo wenda nka miliyoni 20 ejo butanza akora filime ya miliyoni wenda 25 ngene nongeraho kandi Prince ko nongeraho nibwo ntegura byibuze ikintu cyiza gutegura ikintu cyiza mfite n'amafaranga bizatuma byibuze ntekereza n'abandi batekinisiye b'abanyamahanga baza bakora nabo abanyarwanda byibuze akora ikintu cyiza byibuze filime igende izamuka Prince filime irimo ibikoresho byiza kamera nziza abakinnyi beza sound nziza location nziza story nziza ibyo byose iyo bikombininze bitanga ikintu kizima ibyo rero byose ibyo ngibyo kugira ngo tubihuze ntago turabigeraho hari nk'umuntu byuka mu gitondo agatavuga ati Shafi nabonye kina filime twariganye nanjye rero ntago byananira gukina filime bisaba iki ni kamera sound ndayifite itanda ndayifite abakinnyi ndabafite script ndayifite hari umuntu uzayinyandikira ariko byose ntamenye ngo se ndajya gukoza script yanjye irangiye ahangaha ndabigenza gute na gute director mwiza uri buze kunkorera filime byibuze uri buze kuyobora filime byibuze kagenda neza byose akareba hafi ugasanga niwe director niwe producer niwe script writer niwe actor urumva niwe director wabimenya ibyo bintu byose se nimba ugiye gukina ugakina acteur principal iyo filime kandi ukaburi no kuyobora ninde uzamenya amakosa yawe wakoze ikindi ufashe wenda kamera simbizi uburyo bitandukanye ibyo bintu byose nagira nkwereka ko byibuze ya team technique ntoya ituma hari ibintu byinshi bibura hari byinshi bitandukanye bituma idatera imbere ikindi nanone kindi distribution piratage iracyari hejuru ukora akantu byibuze kugira ngo byucuruzwe n'amafaranga make n'ibiki byose barushimusa abapirateri ati twateyemo ni byinshi bikibura biracyabura hanyuma rero twinjiye muri filime uri gukora kuri ubu ngubu Gashugi ari nayo abantu bari no kukubonamo cyane yitwa Gashugi ubundi uramutse uyisobanura nk'umuntu utarayireba ni filime ikoze iti jewe ndibuka ko hari genge nyireba kwa uramutse uyisobanura nk'umuntu utayizi duhe isobanura nk'umuntu cyangwa se amasegonda 30 uko yabimeze masegonda 30 nubwo mpari make ariko ndagerageza byibuze nkoresha igihe nko kukinsabye Gashugi ni filime igaragaza ubuzima bw'imibanire y'abanyarwanda cyangwa se n'abantu muri rusange muri society no kuvuga ngo igaragaza umugabo witwa Gashugi ari we main actor uburyo ki aba yarabyaye abafite umugore ariko uwo mugore afite akabatari uwe akaba ari umugore ashatse ariko uwo mugore akaba yari undi mugabo akamumutwara akaza bakabana ariko uwo mugore ubaye aho ngaho ariko afite isezerano ry'uko atagomba kubwira uwo mwana Gashugi nawe yaravagiye ku ruhande ko uwo mwana ari uwe bakabana muri iyo system muri iyo struggle Gashugi ariko yangeso zembi we akaba yigira no mu bandi bana batoya n'abandi bagore byinshi bitandukanye ko ari wa mugabo nyine mubi cyane w'indaye mu gukora ibyo bintu byose ariko burya ngo inyana ni yamweru kandi ngwimfizi byaruka ibyagiye umwana aba yarabyaye nawe atangira gufata bwa burere nawe akajya mu basore mu gakungu n'ibiki byose bitandukanye kugeza naho atita ku mwana yabyaye ngo byibuze n'ibikoresho by'ishuri byinshi bitandukanye byize ngo muhereze besoin primaire umwana akenera akazibira kugeza naho umwana byibuze yifuza byibuze ibikoresho akoresha byibuze agiye muri periode y'ukwezi akabibura kubera umugabo n'ibyo byose umwana agafata initiative yo kujya gurisha ibikoresho byo mu nzu umfata yagurisha televiziyo yagize gute n'inzu byose bitandukanye kugeza naho noneho sasa n'umudamu nawe bimwafekta akavuga ati uyu mugabo arananiye n'ibiki byose nanjye kujya muca inyuma nanjye mu basore byibuze bafite gahunda so ni filime igaragaza byibuze se muri society twagombye kubana gute ariko ikaniyigisha umugabo akihinduranya agahindura imitwe n'umudamu agahindura imitwe n'abana bagahindura imitwe kugeza igihe byose za ngaruka zose zihinduke byose gasanga ko ari umugabo uzitera cyangwa se ari umuryango ibyo bintu byose rero ingaruka zose zirimo nuko byibuze ubona ko umuryango utegera abana dukeneye ko twegera abana bakatuba hafi abana bakatuba iruhande nazo tukababa hafi kugira ngo tugende tugana kugira ngo ibibazo byose uzagende tubikemura mbese muri rusange so ni filime igaragaza uburyo abantu babanye muri society muri rusange cyangwa se umuryango nyarwanda ukubanye kandi n'amacabiranya bagira tukashaka kuyashyira hanze n'umukobwa wawe ese biba byagenze gute kugira ngo uryamane n'umukobwa wawe ntago turyamana ko muteye ntago birimo nuko no kuvuga ngo hari umugabo ubushinzwe gucuruza abana ubugurisha abana ubundi ibintu byose bibera kuri isi ya rurema muri iyo filime uyirebye birimo haba hari umuntu ukora human trafficking ucuruza abana noneho we abafite abazanye n'abakobwa benshi batandukanye muri abo bazanye akaba harimo n'umwana wanjye nawe amucuruza kuko umwana wanjye numva nawe barananiye nawe atangiye kujya yicuruza umugabo afite liste rero y'abana agomba gucuruza arambwa ati rero sasa afite gahunda kugira ngo uhuze n'umwana nawe ufite gahunda kumba agiye kumpuza n'umwana wanjye umwana wanjye rero yageze mu nzira tugiye guhura kandi nanjye mantegereje ko turi buze guhura agahita bigenda gute mama we uwo mudamu wanjye nashatse akabira agahita amuhamagara ati garuka mu rugo tinda gushaka ubwo urumva ko diri twa tugiye guhura kandi nta ngonzo twa tugiye guhura diri rapfuye ipfuye wa mwana agahita ahura n'undi mukobwa aramubwira ati sasa nanjye guhura n'ikigabo n'ibyo cyose kiguhe mapu fata nimero yacyo muze kuvugana agahita hereza nimero zindi undi mukobwa rero tuza guhurira mu kabari
ariko atavuga ati none se ko nari wa undi agatavuga ati none se ko nari natumije undi wabigenze gute ko ari wowe uje ariko arambwira ati bageze akabazo ni ngiye uje atoka ati sawa Gashu gifatira n'undi ntacyo abaye tukagera muri hoteli ko ngiye mba ari wa mugabo wiyahira ngiye mba n'umumotari nagera muri hoteli umukobwa agahita komanda iki inkoko amara gukomanda inkoko agahita komanda ibintu byo kunywa bihenze ngiye nkavuga ni senda ngo kimwe kabyara mwati bikananca gatitanga komanda nawe ibyo kurya se ngiye ngatanga ikirayi kimwe agatanga inkoko yose n'ibyo byose ibintu biryoshye binahenze arambani nari mfite amafaranga 3000 mu mufuka urumva nakazi kumotari n'ibyo byose n'ukuntu abameze n'ibyo byose bari hatari bitamfata system yo gusimbuka hoteli ndengurwo nkigende so nyuma raza kubaririza ahantu mba baza kunteza ingaru no mu rugo n'umugore ni film ikoze neza ni film iryoshye ni film ikoze neza aho ngaho banagutera mu rugo ngo nagiye mabona aho ngaho wavuze ngo umukobwa ugasokana n'umukobwa nta mafaranga ufite ibyo bintu ubona bikunze kuba nk'umuhungu ashobora kwirarira umukobwa bagera mu kabari akaka ibintu ese abakobwa bo bubona bajya mu kabari bakaka cyangwa se basokana n'umuntu bakaka ibya mirenge cyane cyangwa se bakaka ibirenze cyane ubushobozi bw'umuhungu afite ubabona tukajya kubona ukabona yatsa marikiro ukajya kubona ukabona yatse ama wine nyine ibintu bigiye bihenze cyane kugira ngo umuhungu ugasanga nta kintu na kimwe yifitiye barahari benshi bibihomora usanga nyine umukobwa ni igihomora nyine ugasanga nimo musohokanye we yatse ibya mirenge ku ntenyo nta natinya no kureba we icyo watse gahita avuga ati byize kumbaho aho tugeze gupanga tugiye gusohokana tugiye gusangira ndahagera icyo gihe twatugiye guhura muri hoteli ntago nyivuze kugira ngo ntayamamaza turagenda turicara umukobwa twavuganye nka saa 12 twagomba no gupanga na gahunda zisanzwe rwose ntago byari birenze ariko nkabanazanye ibintu by'inkundo kandi ngiye ibintu by'inkundo se shaho kubigira birebire nabona gashaka kubigira birebire ndaza turicara tushurajya hano ryari hari mu masaa 12 ndamubwira sasa rero ngewe ndahagera amasaa 9 n'igice we yahageze saa 12 arahagera asanze amaje nywa petit mitsingi 10 none ngiye mpageze nakagaye nikeni kamwe umwumva nahageze saa 1 we yahageze saa 12 ariko ntabwo yabimbwiye yambwiye ati nanjye nibwo mpageze nanjye mu minota 20 amaje nywa petit mitsingi 10 mpageze ngiye mtamwe ni mama gahe nikeni ndakanyweye ahita avuga ati mwa Heineken nayo itahindajya muri Heineken turanyweye n'ibiki byose bana facture bimeze gutya na gutya n'ibiki byose ariko ndemera ndazishyura n'ibiki byose ariko ubundi nazishyuye mbabaye unabivugisha uko tugiye byarambabaje pe none so ntabwo byakubabaza petit mitsingi 10 imana biba bigoye urumva nyine hari abakobwa bameze gutya nyine batirayira we gahunda bafite we no kugukura ibyinyo nyine biraho ngaho tu ariko nyine ntabwo ari bose harimo nabeza nyine ko ntabwo bose bagira imico mibi mbere yuko dutangiye ikiganiro twatimo dufite topic turi kuvuganaho z'ukuntu umugabo n'umugore bashobora kubana bakoze ubukiryo joro bugacya batandukana ese akenshi ubona biterwa n'iki ntabwo akenshi tuba tuzi impamvu ariko se wowe nka Shafi ufite iki ubibona gute cyangwa se ubyumva wumva ko igitumye batandukana muri iryo joro cyangwa se mu masaha make babanye ni iki ubona gishobora gutera ko aho biragoye ariko harimo impamvu nyinshi ushobora gusanga wenda yaramwibeshye ariko se navango yaba yaramwibeshye akamuvumbura muri iryo joro ryonyine nyereta ntekereza ku mpamvu imwe impamvu yo mu buryo gutera akabariro ugasanga wenda samuteme ntago bigenda neza ku mugabo bagahatiriza wenda baguhatiriza wenda umunsi umwe ibiri mugahatiriza bikanga aho nahita mvuga ko wenda ariyo yaba ariyo mpamvu nyamukuru yo gutuma batandukana indi mpamvu wenda n'igihe wenda ashobora gusanga wenda hari nka message wenda afasha cyangwa wenda z'imiryango se bitewe n'ibyo bashaka kugira wenda nta rukundo se wana ni byinshi wahitutekereza ariko hafi aho ngaho akabariro kaba kaba impamvu yuko bahita batandukanye iryo joro yego byabaho pe numva byabaho kubera ko hari abantu badashoboye kwihangana cyangwa se bwatereka njye kukuvuza cyangwa bigende gutya na gutyo ariko nyine hari abakobwa bameze gutyo nyine kumva ko yari yo mpamvu nyine agatavuga atereka nigendere biramutse bikubayeho nkawe wavuye mu rusengero wavuze ati muzatandukanywa n'urupfu urageze mu rugo usanze wenda n'umudamu ikibazo kiriho nkawe Shafi wabyitwara muti ikibazo kimeze gute bwo kumudamu sinzi nyine nkuko wari mubivuga wenda ugasanga ni ikibazo nyine cyo mu buri nkuko wabivuze bose no ku bagore bibaho nyine nzi ko wenda ko bagabo wenda byaba ku bagore bibaho ntabwo mbizi ese ubwo bimbwiye utabizi ubwo urabizi oya ntabwo mbizi reka tuganire we kugira ngo uhereze ibitekerezo ariko ndi kukubaza nawe nsubiza ku bagore bibaho ntabwo mbizi kubera ko ntabwo namenya ngo we wavuze ngo no ku bagabo ngere nzi ko wenda ikibazo gishobora gusanga wenda ushobora no kugisanga ku mugabo cyangwa se nko ku mugore badamu ntabwo mbizi pe ku badamu ntabwo mbizi ahubwo niwe wakimenya wenda ubwo wazakitubariza ariko ngewe icyo nahagara wenda ni ku bagabo bishobora kwanga wenda ushobora kwanga ko utari muri mudu ushobora kwanga kubw'uburwayi runaka se ako ntabwo mpamya ko wenda ko ari uburwayi runaka kandi ukajya gushaka
neza ko ufite ubwo burwayi so ntago rero ntago nabimenya. Hanyuma ubwo nyine nzababariza nyine numve tumenye nyine gahunda uko bimeze. Hanyuma muri filime zose wagiye ukina twagiye tubona basiya mwarakinanye abantu bagiye batandukanye nabo bari bafite izina. Ninde muntu w'umukobwa waba warakoroheye mu gukinana nawe ukabona ni sawa? Bose ko mbona ari sawa ra. Haba ari umuntu barakoroheye pe. Nkabona ajya muri mood fresh nkabona twakinana. Zuzu umwe wagiye hanze kubera iki yaho koroheye? Well, burya ejo bundi twanakoranye n'ikiganiro na Damuru nawe niwe yaratubwiye turi umukobwa rwose twarakinanye mbona ni sawa. Ni umuhanga. Urumva hari icyo bita supporting actor na main actor. No supporting actor ni wa mukinnyi ushobora gusupportinga main actor. Sometimes baribona ko main actor ari umukinnyi mwiza ariko afite uwamusupportinze. None uzarebe noneho main actor ahuye n'umusupporting ariko wakuri. Ubwo no vangwa ni nka character wenda wakangayise hafi aho inyuma. None no kuvuga ngo iya musupportinze hari wenda musupportinga ntibisaho ariko ari no supporting actor mwiza wa hafi wa mbere principal. Iyo dukinanye rero muri rusange kuko aba supporting kenshi yongeye kugerageza kuva muri mood cyangwa ntakaye ahita kugarura direct. Yari umukinnyi mwiza nyine we ababibona muri mood irimo n'uburyo wagitingamo wajya ku ruhande agahita kugarura mwese mukagarurana. Burya gukina n'umuhanga ntako bisa. Twakubonye muri bamenya ese bamenye ubundi ukinamo witwa Pole Jean Paul. Pole Jean Paul iryo zina bagiye kuri tubwira. Hanyuma muri bamenya ubukinamo ukundana na Bijou. Undi abantu benshi bakunda kwibaza bakavuga ngo mu buzima busanzwe Bijou hari ukuntu muri cross defend cyangwa se muri n'abasheri. Reka myite gutyo. Urase cross defend n'abasheri ni kimwe na wenda navuga ko nari ndashimbogo ariko bavuga ko abenshi bakunda nyine hari ukuntu babibona akavuga ati ntago birangirira muri filime gusa. Cross defend wanye nko wabivuze nta bindi n'umushiti wanjye dusangira kenshi duhura turi twenyine tukaganira tugacinga n'umwana mwiza ndamukunda pe yazi kubana. Bijou ubona ari umukobwa ushobora kuba washyira reka nkivuga ukundi. Bijou ubona ari umukobwa ushobora kuba watereta ubona yujuje ibyo umukobwa ushaka ameze? Ubona ari umukobwa narongora nkamushyira mu rugo? Ko umuntu ari mugari ntago ndamutestinga ko wenda iyo ugiye kujya muri iyo system yo kumutereta aho wenda wahita umenya ko iyo atangiye gutereta umukobwa arahinduka abagiye mu bindi bitekerezo akwiriye ukundi kuntu bitandukanye nuko muganira. Yes, none se udufata urugero muri mugenzi wanjye ntago duteretana uko tuganira ubu ngubu nimba turi hambo turi abajama ntangiye gutereta byahinduka ko wanyisanzuragaho. Yes, no kwitinya tugiye guhura kwimakiye kandi ubu ngubu duhura nyine nta birenze. None se wowe wenda uvuze kuri kote yanjye kuri kote yawe wowe iyo umuntu muri inshuti bisanzwe muri abajama hanyuma hakazamo akantu k'urukundo icyo gihe wowe witwara gute kuvuze ko ngo ngiye nshobora kwenda nk'izo makeup nkazitera bitewe nuko ngiye kubona n'umuntu na sheri wowe bigenda gute? Ntago byazama kubera ko ikintu cya mbere kuri Bijou nko ari umumbajeho nakazi dukaduhuza no kuganira ibyo bindi ntago bibamo uburyo tubanye nka mushiki na musaza tu. Kumbe hari inkuru zavuzwe ko mwaba muri mu rukundo niyo mpamvu mvuze ngo reka kubaza ubyemeze cyangwa mu rukundo kuko yanateye nive agiye gukora ubukwe. Niyo mpamvu nagiye kuvuga nti se ntibaba baraguciye inyuma mwa? Oya ntago banciye inyuma ntago nigeze nagerageza nigeze mbaza n'izina gusa n'inshuti yanjye gutyo biraho tu. Kuri ubu ngubu uhagaze gute mu rukundo? Mpagaze bwuma tu ndemye meze neza. Ufite umuntu? Ndamufite. Gashugi rero wakoze kubana natwe ariko mbere yuko dusoza urabwira abantu bakurikirane Gashugi ndetse n'abaha aho basanga iyo filime iri bakora subscribe nyine. Well, so icyo nashimira abantu bambaye hafi kuva muri 2008 kugeza muri uyu mwaka wa 2020. Muri abagaciro ku giti cyanjye ni ibintu naha agaciro ni ibintu numva na abantu nubaha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Icyo nongera kubashishikariza rero kugeza iyi saha dufite filime nziza yitwa Gashugi imaze kugeza kuri episode ya 25 ubu tuvugana tugiye gukira indi episode ya 25. Ni ukuvuga ngo ni filime nziza ikoze neza irimo ibintu byose bifuza irimo urukundo irimo amatiku irimo amacabiranya irimo ubusambo irimo uburiganya buri kimwe cyose kirimo. Icyo nababwira yitwa Gashugi series wajya kuri YouTube ukandikamo Gashugi series ukasacinga ugahita uyibona niyo kwandikamo Gashugi film niyo yonyine irimo ugahita uyibona nyine kugeza kuri ibyo bice byose mvuze ukayireba ukayireza inshuti zawe ukayisanga inshuti zawe ukakana subscribe. Ni filime nziza muri rusange uzabona ko ari mbi azabyandika muri comment uvuga ati Shafi baradupfunyikiye ariko ni filime nziza. Ikindi navuga nshimira abakinnyi dukorana n'abakinnyi batantenguha badutenguha dukorana
team technique ni sawa, ibintu byose bari sawa. Ndabashima mbona ko nyine byibuze nibo bantu ni nkora nabo nkumva ndishimye kugeza iyi saha. Ni abantu beza kandi mbiha agaciro. Ikindi abanyarwanda bakunda iby'iwabo, dukunda ibyacu, dushyigikirane, ngo nizibika zari amagi nta kabuza naho tuzagerayo, ariko twahereye hasi. Burya ngo umuntu arakura n'ibitekerezo bigakura, kandi ubundi ngo u Rwanda ruturuka ku nshinga kwanda, kandi bivuga ngo ugene rwaguka. Niyo rwagutse rero no kuvuga ngo u Rwanda kugira ngo rwaguke kubera ko abantu bafite mind n'imitekerereze iri hejuru. So ibyiza rero bizagenda biza. Ndababwiye ngo murebe filime Gashugi byiza biri imbere. Ariko ubundi tutarasoza ikiganiro cyangwa se tunasoza usobanura ubundi Gashugi ubundi ni Ikinyarwanda? Is a name. Ni izina tout simplement. Okay. Sawa wakoze kubana natwe.